benshi cyane muri iki gihe kigoye abantu, muri iki gihe gikomereye abantu benshi cyane twibitse ubugome mu mutima wacu, ugasanga umuntu afite mu nyangire mu buzima bwe, ugasanga abayeho kubera yuko abayeho wenyine akifuza ko nawe ubaho wenyine. Ariko nkubwize ukuri, uwo muntu urimo urakubwira ibyo ngibyo nta kintu yahinduraho ku bugome bwawe ufite. Ese ubundi kuki ukurikiza amarangamutima? Kuki utumva yuko hari abajanditse amaraso yabo kugira ngo babone yuko hari igisubizo? Ukajya ukicara ukishyiramo mugenzi wawe ngo yari abarambwiye. Ese kuki utekereza ibyo bakubwiye ko ari ukuri? Ibyo bakubwiye ntabwo ari ukuri habe na gatoya. Oya, ibyo bakubwiye njyewe nyir'ubwite ni njyewe uzi ukuri, kandi ibyo bakubwiye babikubwiye kuko njyewe ari njyewe wabibwiriye, ari nanjye wabwiye icyo ndicyo. Ibyo nababwiye nibyo byinshi. Ni gute wabika urwango ku mutima wawe? Ni gute wakikorera umuntu ngo yaramvuze, ukirengagiza yuko wa wundi urimo urakubwira inyuma ye haba hari abandi barenga 100 baba bari kumuvuga? Si byiza kwikora, si byiza kumva yuko mugenzi wawe niba mufitanye ikibazo runaka nawe akwiriye kumwanga. Ibyo ntabwo ari byo. Bijya ngo mubwire ngo muri aya masaha, mu gihe ubona yuko mugenzi wawe yakuvuze akaza yakuvuze kubera yuko hari ibyo wamwibwiriye. Ibyo wamwibwiriye nibyo bituma aza akakuvuga, ariko si byo utamubwiye byo bingana iki? Bijya ngo mubwire ngo si ngombwa ko twimika urwango mu mitima yacu, si ngombwa ko twibaza ku bantu, ahubwo twibaze ku biri ku mutima wacu. Ese ni ukubera icyo urwango rwacu twifuza yuko rwasabagira mu bana bacu, rugasabagira mu miryango yacu, rugasabagira buri hamwe hose? Ntabwo ari ngombwa. Ahubwo baho wiringiye yuko urwo rwango rwawe rwigumana mu mutima wawe. Si ngombwa yuko urwo rwango ufite buri umwe amenya yuko ufite urwango, cyangwa buri wese amenya ko ufite ikibazo cyane na mugenzi wawe. Wowe tekereza neza, utekereze ayo magambo urimo uramuvuga, utekereze yuko inyuma yawe hari byinshi cyane bari kukuvuga birenze ibyo wowe uri kuvuga. Jye muri kubana n'Imana Gilbert.